abaduteze amatwi mwiriwe. Ku bufatanye na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Minubumwe, umushinga dufatanye urumuri ushyirwa mu bikorwa na Alerte International hamwe na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID babateguriye ikinamico Shira Impumu mugiye kumva muri aka kanya. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa n'inzira Abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimagirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Mu rugendo Abanyarwanda bamazemo imyaka 30, ubumwe bwabo bugeze ku rwego rushimishije. Nubwo twishimiye intambwe imaze guterwa muri urwo rwego, ariko haracyagaragara inzitizi zitandukanye zibangamiye ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa. Mu rwego rwo gushakira ibisubizo izo nzitizi, hateguwe ikinamico Shira Impumu igamije kwimakaza ubumwe n'imibanire myiza by'Abanyarwanda. Muri iyi kinamico muriyumviramo inzira y'ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa mu batuye imisozi y'Ibweramahoro n'Inyamitavu, nuko bakomeza kugenda bakemura ibibazo bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice cya 216 cy'ikinamico Shira Impumu, aho urubyiruko rwa Club Dufatanye Urumuri rwari rufite impungenge ko mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi byibasiye Mukecuru Meresiana warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi haba harimo urubyiruko. Mu gukomera ibyo bikorwa bibi bishingiye ku ngengabitekerezo ya Jenoside yakorewe Abatutsi, uru rubyiruko rwiyemeje kurwanya inyigisho mbi zibiba amacakubiri mu Banyarwanda zigishwa urubyiruko. Naho Uwamahoro na Simbikangwa bagiye gusura Mukecuru Meresiana baramubura. Ese mama yari yagiye hehe? Hagati aho abatuye Ibweramahoro n'Inyamitavu kimwe n'abandi Banyarwanda nabo bari mu bikorwa byahariwe ukwezi k'ubutwari. Ese mama ibyo bikorwa biyemeje gukora byari ibihe? Mu kwamara amatsiko, reka marike mukurikira igice cya 217 cy'ikinamico Shira Impumu. Mukecuru, tuvuye mu rugo turakubura, twari tuje kugusura. Ni ku Uwamahoro. Simbikangwa gukuye hegiko ko ntari nguherutse. Mukecuru, ariko rwose uracyasetsa nka kera. Bana banjye suretse bariya batindi bantemeye urutoki bashaka kunsazisha nabi. Naho ubundi hari icyo naganyaga, niko ye ngo mwari muje kunsura murambuze. Tuvuye mu rugo turakubura, twari dutashye tuvuze ngo turaza kugaruka kukureba nimugoroba. None se n'ubundi ko duhuriye mu nzira mwaretse tugasubirayo mukansura ko mwari mwabitekereje. Uwamahoro, muze rwose dusubire mu rugo mube munganiriza. Yewe, wa mugani wawe, reka dusubire mu rugo tugusure. None se Simbika, uradutwara kuri moto twembi nyine na Meresiana? Ego mwana wabuze se niko ye. Uti baradutwara kuri moto twembi? Uramenye ma, nta kuntu se wagenda ugisunika tukajyana Simbika. Reka iyi moto tuyisiga hano kuri butike kwa Kavamahanga, tutambike n'amaguru tuganira. Ntiwumva se? Ngaho gisige hariya kwa Kavamahanga, ubundi tugende tuganira abana banjye. Waramutse gate? Waramutse Karingani. Uwakoze yakoranye nawe. Ndabona rwose utajya wica gahunda. Erega nk'urubyiruko tuba tugomba kurangwa n'indangagaciro yo kubahiriza igihe. Ibyo uvuga nibyo. Reka twicare hariya mu nguni ariho tuganirira. None se amakuru y'iminsi? Ni meza Karingani. Ngaho rero reka tuganire by'umwihariko ku bikorwa tuzakora nk'urubyiruko rwa Club Dufatanye Urumuri muri uko kwezi kwahariwe ibikorwa by'ubutwari. Hari ikidasanzwe se Karingani? Si ugufatanya kunoza bya bitekerezo bagenzi bacu batanze mu nama? Nibyo ngira ngo tuganireho tubihe umurongo. Ahubwo reka ndebe ikayi nari nabyanditsemo, ndumva nayizanyire mu gakapu kanjye. Singiyo se ahubwo wayizanye wa mugani wawe, nicyo nkukundira rwose. Urubyiruko rwa Club Dufatanye Urumuri rwifuje ko twazasura ingoro ndangamurage y'urugamba rwo guhagarika Jenoside no kubohora igihugu. Icyo ndumva nanjye nkishyigikiye. Ibi bizadufasha kurushaho kumenya amateka y'igihugu cyacu ndetse tumenye aho cyavuye n'aho kigana. Ibyo uvuga nibyo Karingani. Ubwiye ingingo tuyemeje, ndumva twatekereza no kubijyanye no gushaka imodoka izadutwara. Rwose aho ntugire impungenge.
ndaza guhamagara Fideli azabidufashamo, ahubwo ukomeza ku gitekerezo cya kabiri nacyo tugikorera ubugororangingo. ikindi urubyiruko rwari rwifuje ni uko twazategura umukino w'umupira w'amaguru uhuza urubyiruko rw'Ibweramahoro n'Inyamitavu, tukazaboneraho n'umwanya wo gutambutsa ubutumwa bw'ibikorwa by'ubutwari tutibagiwe ubumwe n'ubudaheranwa by'Abanyarwanda. Ndumva rwose icyo gitekerezo nacyo gisobanutse, ahubwo icyo tugomba gukora ni ugutekereza ku bayobozi twazatumira bakadufasha gutanga ibiganiro ndetse n'ubutumwa. ikindi gitekerezo bari batanze ni uko nk'urubyiruko rwa Club dufatanya urumuri twazifatanya n'abaturage mu gikorwa cy'umuganda udasanzwe wo gusana cya kiraro gihuza Bweramahoro n'Inyamitavu cyangiritse. Gusana kiriya kiraro birakenewe rwose, ni ingirakamaro cyane. Imvura iherutse kugwa yaracyangije, kandi hariho n'ibiti bishaje bikeneye gusimbuzwa. ni ukuri uriya muhanda udufitiye akamaro pe, dore ko ari nawe udufasha kugeza umusaruro wacu ku isoko. Reka tuzifatanye n'abandi gusana kiriya kiraro, natwe abaturage tuba tugomba kwishakamo ibisubizo. Ntabwo bikwiye ko twajya dutegereza ko ibintu byose byajya bikorwa na leta. erega ubutwari ntaho buhera, iyo umuturage agira uruhare mu bimukorerwa byihutisha iterambere ry'igihugu. Nibyo rwose, usanga no kurinda ibyagezweho byoroha kuko buri wese aba yarabigizemo uruhare. niko bimeze. Ndori we, amakuru se? Ni meza Jane. Ese umaze iminsi ubahera ko ntaguheruka? Mba nibereye mu rugo muri bwa bworozi bwanjye bw'ingurube. Ese wowe ntabwo wagiye gushaka akazi ku ruganda rwa Korodera kamaze iminsi ashaka abakozi? Yewe namenye amakuru nkerewe, ngizeyo nsanga akazi karashize. Yo, disi byanciyeho mba narakubwiye hakiri kare, nawe ukajya kugerageza amahirwe. Nta kibazo, numenya amakuru y'ahandi bakeneye umukozi uzambwira. None se ndo, akazi ko mu kabari wagashobora ko hano nkeneye umukozi? Ntagashobora da, ahubwo si wajya umpemba ngahe? Nta kibazo rwose, ejo uzaze tuvugane. Mama wawe Mukamusoni se ari aho ndo? Ari aho, ahubwo yari yakuntumyeho. Ngaho mbwira rero, dore nakerewe ngiye kugenda. Nyine yari yambwiye ngo hari agatungo ashaka kugurisha, nze nkubaze niba wakagura. Ni ihene se cyangwa ni ingurube? Ni intama da. Nta kibazo, umubwire ko ejo nzaza kumureba tukavugana. Sawa urakoze, reka ngende mubwire. Sawa Ndori we, maze umunsi uhurize. Ndamusuhuza ye. Niko mukecuru, reka twihute ndabona twakerewe inteko y'abaturage. yewe umenya inama yatangiye, ndumva abantu barimo kuririmba. reka natwe twihute tudasanga inama irangiye. Abana b'u Rwanda dukomeje gusigasira ubumwe n'ubudaheranwa mu bana b'u Rwanda. Abakuru n'abatoya dukomeje gusigasira ubumwe n'ubudaheranwa mu bana b'u Rwanda. Amahoro nyamikazi dukomeje gusigasira ubumwe n'ubudaheranwa mu bana b'u Rwanda. Dusaba n'imbabazi tunahana imbabazi, dusigasire ubumwe bw'Abanyarwanda. Dutere umugozi umwe tubane mu mahoro, ubudaheranwa buganza iwacu. Dukomeje gusigasira ubumwe mu bana b'u Rwanda. Dukomeje gusigasira ubumwe n'ubudaheranwa mu bana b'u Rwanda. Dusaba n'imbabazi tunahana imbabazi, dusigasire ubumwe bw'Abanyarwanda. Dusenyere umugozi umwe tubane mu mahoro, ubudaheranwa buganza iwacu. Dukomeje gusigasira ubumwe n'ubudaheranwa mu bana b'u Rwanda. Abanyarwanda twese dukomeje gusigasira ubumwe n'ubudaheranwa mu bana b'u Rwanda. Twese turabishaka. Dukomeje gusigasira ubumwe n'ubudaheranwa mu bana b'u Rwanda. abagize Club dufatanya urumuri barakoze cyane. nk'uko mubizi rero, muri iyi nteko y'abaturage tukaba twasuwe na gitifu wacu. nimunyemerere tumuhe akanya tuganirize.
murakoze cyane baturage b'Ibweramahoro n'Inyamitavu. Uyu munsi rero nkaba nifuje kubasura muri iyi nteko y'abaturage kugira ngo tuganire ku ngingo zitandukanye. Ingingo ya mbere nshaka ko tuganiraho ni ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bimaze iminsi byibasira abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Birababaje kubona nyuma y'imyaka 30 isaga Jenoside yakorewe Abatutsi ihagaritswe, mu Rwanda hakigaragara ibikorwa byibasira abayirokotse. Ese Kami, karamu w'amahoro. abatemye urutoki rwa Merisiyana ntibaramenyekana? Yewe ntabwo turabamenya, gusa inzego z'ubutabera ziracyabikurikirana. Oya ntizibikurikirane rwose, uriya mukecuru agomba kubona ubutabera. Abajujura mube mworoheje. Abakora ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi bakoma mu nkokora ubumwe bw'Abanyarwanda. Umuntu wese ugaragaraho ibikorwa bibi byo guhohotera uwarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, umuntu ugira imyitwarire igamije gutoteza, gutera ubwoba, gutesha agaciro, kwigamba, gushinyagurira, gutuka cyangwa kwangiza umutungo w'umuntu, byose bishingiye ko ari uwarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, abakoze icyaha gihanwa n'amategeko. Bityo rero abiraye mu rutoki rw'umukecuru Merisiyana bakarutema, nkaba ngira ngo mbamenyeshe ko ibyo ari ibyaha bishingiye ku ngengabitekerezo ya Jenoside. Umuntu wese ubihamijwe n'inkiko akaba abihanirwa. Ndabona Uwamahoro azamuye akaboko. Ndasaba ijambo gitifu we. Ngiye rwose hari igitekerezo nashakaga gutanga. Tubwire nta kibazo ye. Ngiye numvaga abantu bose bagize uruhare muri biriya bikorwa by'ubugizi bwa nabi byibasiye abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, ko bazaza kuburanishwa mu ruhame habereye icyaha ndetse bagahanwa by'intangarugero. Ikindi kandi nashaka kwibutsa abaturage b'Ibweramahoro n'Inyamitavu ni uko urugamba rwo kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside yakorewe Abatutsi rusaba ubufatanye, tukaba tugomba kutirara. Nkaba nsoza nsaba urubyiruko rwacu cyane cyane abazi gukoresha imbuga nkoranyambaga ko bakomeza kudufasha kunyomoza abagoreka amateka y'u Rwanda bakirinda ababayobya. Nuko mwana wanjye urakoze ku gitekerezo cyiza utanze. Abo bagizi ba nabi bagomba guhanwa kandi by'intangarugero. Humura mukecuru, humura rwose uzabona ubutabera. Rwose Uwamahoro ibyo avuga turabishyigikiye. Merisiyana na Felicien bagomba kubona ubutabera. Abajujura mube muretse. Reka nshimire Uwamahoro ku gitekerezo cyiza atanze. Ubuyobozi tuzakomeza gukorana n'inzego zitandukanye z'ubutabera kugira ngo ibyifuzo by'abaturage bize ku isonga. Ese Safa, karame mujyana, ko muri iyi minsi ibigori bitarera, urimo gushyikira? Kugira ngo se dusike ibigori gusa mujyana, yaba imyumbati, soya, yewe hari n'abaturage baza gushesha amasaka yo kwengamo ikigage. Ese niyo mpamvu icyuma cyawe gihorana akazi? None se Safa, ndakumva mujyana, umuganda w'ejo bundi uzawitabira? Urumva uriya muganda nawe usiba koko? Ndawibuka rwose. Nk'umuturage mwiza w'intangarugero ko hari ubufasha twari tugukeneye. Ubu se twaba twahuye ukagira icyo nsaba nkakikwima mujyana? Ntiwumva se? Erega n'ubundi amaboko azaguha uyumva mwiramukanya. Oya rwose isanzura umbwire ngo uteze yombi. Twabuze ibiti byo kuzakoresha dusana kiriya kiraro, tuza kwibuka ko ufite ishyamba hari hafi kandi ririmo ibiti byeze. Ibiti birahari kandi rwose bireze. Ahubwo si igiti kimwe murampa ngahe mujyana? Nkubwije ukuri nta ngengo y'imari dufite pe. Nk'abaturage twarebye turavuga tuti ubwo tugiye kwizihiza umunsi mukuru w'intwari z'igihugu, reka natwe twishakemo ibisubizo turebe ko twafatanya gusana kino kiraro cyacu. Ubwo rero ntakubeshye ni ku gitekerezo cyaje. Ariko se mujyana, mu bantu bose batuye inaha mwararebye musanga ari njye ufite ibiti byiza byo gusana kiriya kiraro koko? Ubu duti tubiri turimo koko nitwo nzabanga umutindisha ikiraro? Ariko se Safa, ubu koko wowe ntabwo ushimishijwe nuko twafatanya gusana kiriya kiraro kidufasha guhahirana? Nyine ndabyumva, ariko rero Safari akomeje gutsimbarara yanga kwifatanya n'abandi mu gikorwa cyo gusana ikiraro gihuza Bweramahoro na Nyamitavu, ari nacyo abaturage bifashisha bageza umusaruro wabo ku isoko. Ese Safari azagera ave ku izima? Ntuzacikwe n'igice cya 218 cy'ikinamico Shirimpumu. Hari icyakunyuze, ufite ikibazo, inama cyangwa igitekerezo watanga, watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ya telefoni itishyuzwa ikurikira 0794 85 64 74 cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero ya telefoni itishyurwa ariyo 89 99.
ushobora no kutwohereza ubutumwa bugufi kuri email ikurikira ariyo shirimpumu2020@yahoo.com. mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube ikinamico Shirimpumu, mukaba mwabasha kumva ikinamico zose zatambutse. ikinamico Shirimpumu itambuka kuri radiyo Rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'ikinyarwanda.